hari ibintu nsigaye numva ndeba nkabona binteye iseseme pe, hahandi mana we ubuse niki navuga niki nakora mwebwe mwandaya mwe, ni mwe munzanye hano kuri kamera, ni mwe mutumye mvuga ngo reka ngire ikintu mbibwira. Abagore beza twafataga nk'abarumodo bacu mumaze kubahindura bakabwera, ntibakibona amavuta yo kwisiga kubera mwebwe mwancege mwirirwa mwanditse ubwo butako bwanyu ku muhanda, murimo murasenya ingo z'abantu zari zubatse zimereye neza. Mwebwe mwabaye kabwera ari mwebwe. Abagore beza basukishaga ibisuko bihenze ntibakibibona, nibanakisukisha bariyogoshesheje ntibakibona najya kujya muri salo kubera mwebwe mwamabici mwe, ni mwe mwanzanye, ni mwe mwatumye nza kuri kamera, mumaze kungera aha, mumaze kuntera isesemi, mutuma mbura naho nduka, mbura naho ncira. Mwebwe mumaze gufata abana mubahinduye bakabwera, abana beza, ibibondo byiza by'ibiterambabazi, murimo muratuma bijya gusabiriza ku muhanda kubera mwebwe. Bari kubura n'ibiryo kubera mwebwe mwamabici mwe. Bari kubura imyenda yo kwambara, ntibakibona n'igikotoro cyo kwisiga, barisigaga amavuta meza yo muri farumasi, none basigaye babura n'igikotoro cyo kwisiga kubera mwebwe mwandaya mwe. Ese ubwo muri kubona bizabageza hehe? Muzaba indaya kugeza ryari? Mwanze gukora ngo twebwe, niko mwandaya ngo mwanze gukora, ngo muzahagarara ku muhanda, ngo mutege abagabo, ngo umugabo muzabona ngo atahana umugati w'abana be, ngo uwo nguwo niwe murebye, niwe mucunze, niwe muteze amaso. Ngo umugabo muzabona aguriye umugore igitenge, ngo uwo nguwo niwe muteze amaso. Uwo muzabona amugura parufe, uwo muzabona amusukisha, ngo uwo nguwo niwe mutegereje, niwe mutezeho amaboko. Ni so, uwo mugabo ni so, uwo mugabo ni so wanyu. Uwo mupapa mwiza, wari mwiza imbere y'abana be n'umuryango we, wita ku muryango we, uwo mupapa ni nyokorume, ni anko wawe wowe. Umva, mumaze kuntera iseseme pe, mumaze kundambira hahandi nsigaye mbareba nkabona nta nubwo nabona n'ikintu mbakorera. Umva mbabwire, nabaziye, ni mwe ndi kubwira. Bari abana muri guhindura imfubyi bafite base, ntibakibona minerivare, n'abigaga ahantu heza ngo mwatumye basigaye ntibakiga neza kubera mwebwe, ntibakibona ibiryo, barasiba kubera kubura n'inkweto zo kwambara kubera mwebwe. Nk'iyo wicaranye n'umugabo w'abandi uzi ko afite abana, ukabona ari kukugurira inkoko nziza, ukabona ari kukwambika neza, nyamara umugore wari hariya, umugore wamubyariye ari hariya, ari kwicira isazi ku jisho, ari kumenera inda kurwara. Urumva nta soni ufite? Umva, iyo nkoko urayirya nayikurya, uzayiruka kandi nibwo uzamenya yuko uwo mugabo uri kwirukira atari so, nibwo uzamenya ko uwo mugabo uri kwirukira atari so wanyu, atari na nyokorume. Ntabwo umugabo yata abana be yabyaye beza ngo ate umugore we babyaranye, ngo uvuge ngo wowe muzabana kabiri. Uko umutwaye niko n'abandi bazamugutwara, ugasigara uri impuze, uri imbwakazi, ntacyo uri cyo.